Abantu rero bari gukorwaho iperereza bari mu byiciro nibura bitanu. Harimo abakozi bakora muri leta bashinzwe ubugenzuzi, gutanga ibyangombwa mu bigo bya leta bitandukanye. Hari igice cya kabiri cya ba nyir'inganda. Abafashwe rero twavuga aba Ingufu Gym, hafashwemo batatu. Ntihanabayo Samuel, ngira ngo izina rye murarize, hanze aho ko bamwita, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ingufu Gym. Abafatanyabikorwa beza rero mwakoze kwitabira ubutumire bigaragaza ubufatanye urwego rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda, bw'ubufatanye n'ubundi dusanzwe dufitanye bushingiye cyane cyane ku kurwanya ibyaha. Mwakoze kwitabira ubutumire mu kubahiriza igihe. Ngira ngo abantu baze kugaragarizwa n'abantu bafatiwe ni nyuma y'uko hafashwe icyemezo cyo gufunga zimwe mu nganda zakoraga ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Aba 16 tubagaragarije bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Iperereza kandi n'ubu rirakomeje. Ngira ngo ni operation yatangiye itariki 20 Nyakanga, ikaba izakomeza kuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyaguranwa ubuzima, nta kintu na kimwe cyasimbura ubuzima bw'abantu, kuko ibi byose biri gukorwa ni kubw'ineza ya rubanda, kugira ngo ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'abanyarwanda bukomeze kubungabungwa, hatagira umuntu wihisha mu cyuho icyo ari cyo cyose cyaboneka kugira ngo agwize amafaranga ariko yangiza ubuzima bw'abantu. Abantu rero bari gukorwaho iperereza bari mu byiciro nibura bitanu. Harimo abakozi bakora muri leta bashinzwe ubugenzuzi, gutanga ibyangombwa mu bigo bya leta bitandukanye. Hari igice cya kabiri cya ba nyir'inganda. Hari ikindi gice cy'abakozi bakora mu nganda zafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze, ndetse hari n'abandi bantu bagiye bafatwa bakora mu buryo butazwi. Hanze aha babyita ngo bakora ngo kinyeshyamba, ugasanga arakora inzoga ziri ku isoko ariko nta hantu na hamwe yanditswe, nta rwego na rumwe rumuzi. Abantu nabo bagiye bagaragara. Abafashwe rero na aba 16 nabo bakurikira bari mu byiciro bibiri: icyiciro cy'aba nyir'inganda n'abakozi bakora mu nganda zimwe zafunzwe. Abangaba tuberetse. Abafashwe rero twavuga aba Ingufu Gym, hafashwemo batatu. Ntihanabayo Samuel, ngira ngo izina rye murarize, hanze aho ko bamwita, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ingufu Gym. Hakaba Twahirwa Fulgence, umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Ingufu Gym, aribo bitwa ngo ba quality control, na Katushabe Donias, umuyobozi w'ishami ry'umusaruro, aribo bita ba production manager Ingufu Gym. Hari n'abandi bafashwe bari muri ibyo bita Keri, n'uruganda cyangwa company Keri Test and Nutrition Rwanda, nabo hafashwemo batatu. Hari uwo bita Oluwatosini Ajayi, ni umuyobozi, aribo bita ba operation manager ushinzwe ibikorwa by'uruganda. Kayihura Mudahogora Belinda, umuyobozi w'imicungire wahakorera ibikorwa, umuyobozi w'imicungire, ariwe bita ngo site manager and production manager. Hakaba na Hamudun Alpha Peter, akaba ari supply chain manager. Uru ruganda rwa Keri
taste and nutrition, bo bakora bya bintu mujya mwumva bita ngo ni flavor mu kinyarwanda, ubwo ni bya bintu bihindura impumuro ndetse bigahindura n'uburyohe bw'ikintu. Uyu rero iyi company buriya niyo ya supplyingaga ibyo bita flavor muri aba bantu b'abanyenganda bose. Hanyuma hari nabo bita Biohub, Ebenezer Company na Sakaza Fruits Processing, harimo Ndayisenga Juvenal akaba ariwe nyiri uruganda rwa Biohub, Gatare Eric nawe ni nyiri uruganda rwa Ebenezer Company, Safari Gilbert umuyobozi w'uruganda mu ruganda rwa Sakaza Fruits, babita factory manager. Noneho no kwa Sina Gerard na Sakaza Fruit Processing hari uwo bita Bereti Alexandre, n'uwo bita umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sakaza Fruits production manager, na Uwishema Olivier umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sina Gerard production manager. Kuri side ku ruhande rwo gukora ibinyobwa, ngira ngo murabyumva, uruganda rwa Sina Gerard rufite ibice bibiri byo gukora imitobe n'ibyo kurya. Uruhande rwafunzwe n'uriya rukora ibinyobwa bisembuye, aho ngaho muze kuhasobanura neza. Hakaba na Gahongayire Beatrice Africa Buffalo Production, n'uriya mama mwabonye winjiye mbere wari wicaye ku ntebe. Hakaba na Pifani Company and Lotus Medical Group, hari Iyakaramye Celestin akaba ari direct manager wa Pifani Company, Murungi Andre umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Pifani Company. Hakaba na Imanishimwe Gaston nyiri uruganda rwa Lotus Medical Groups, akaba ari afite na farumasi. Ni ibintu biba bitangaje impamvu nk'abangabo umuntu abacaho akarongo, umuntu aracuruza imiti ariko ajya gusanga urasanga noneho aracuruza na ethanol mu buryo butemewe. Hari na Kiribazaire Valentine nawe afite imigabane muri Lotus Medical Groups. Abo rero uko ari batandatu, abo ngabo bari muri bya byiciro bibiri, ba nyir'inganda ndetse ba nyir'inganda cyangwa company n'abakozi muri izo company cyangwa inganda zafunzwe. Bose bafite icyita rusange kimwe, bahurira ku kinyabutabire cya ethanol. Turaza kubisobanura neza. Bakurikiranweho ibyaha 4: guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano hagaragayemo n'icyaha cyo kunyereza umutungo, no kwigomeka ku buyobozi. Bafungiye kuri za sitasiyo zitandukanye za RIB ya Kicukiro, Ndera, Remera na Nyamirambo. Dosiye zabo ziri gutunganywa mu gihe cyagenwe n'itegeko, zizoherezwa mu bushinjacyaha. Impamvu rero zashingiyeho zimwe mu nganda zafunzwe, ngira ngo muri operation yakozwe dufatanyije na police n'ibindi bigo bya leta bifite aho bihuriye n'ibi binyobwa bidasembuye, hakozwe operation. Akaba ari nayo mpamvu mubona twicaranye n'umuvugizi wa polisi, nawe araza kugira ibyo asobanura abanyarwanda mu buryo burambuye bw'impamvu ifungwa z'izi nganda. Impamvu rero zashingiweho ni nyinshi, ariko turagerageza kuzihina mu buryo bwumvikana kandi bworoshye. Hari ubwoko bw'inganda bubiri bwakozweho iperereza. Hari inganda zari zanditse zizwi, hari n'abandi bakoraga nk'inganda batazwi batananditse.
kandi bafite ibicuruzwa ku isoko. Abo bose bakozweho igenzurwa barafatwa, izindi zirafungwa. Ibintu rero ikita rusange kimwe, ibintu bagiye bahuriraho byinshi, amakosa ndetse ariyo avamo ibi byaha, ni ukudakoresha ibipimo bizwi bipima etanol ishyirwa mu binyobwa. Icyo ni ikintu bose bari bahuriyeho. Hari gukora nta ruhushya rwo gukora rwatanzwe n'ikigo cyabugenewe, icyo bita operating license. Operating license, ugasanga umwe arakorera kuyataye igihe yaba expired, hakaba n'abandi bakora nta niyo bafite. Hari gukora nta S-mark. S-mark ni igenzura riba ryakozwe na kiriya kigo Rwanda Standard Board RSB, bigaragaza ko ibicuruzwa byawe biri kuri standard, bifite ubuziranenge runaka. Hari isuku nkeya nako ya ntayo ahantu hamwe, si no kuba nkeya gusa, hari n'aho wasangaga nta suku na nkeya ihari mu byo bakoraga kandi bijya mu buzima binyobwa n'abantu. Hari ikindi cyo kudakurikiza amabwiriza, icyo bita standard compliance procedures. Hari gukorera ahantu hatabugenewe, ugasanga umuntu gukora hatabugenewe ni ukuvuga ngo mbere y'uko habwa icyangombwa bagomba gusura inzu yawe aho ugiye kubaka uruganda, ataba ari ahantu mu baturage, ahantu habugenewe hafite n'inzu yujuje ibyangombwa runaka biba bisabwa. Akenshi wasangaga ashobora kuvuga ngo, nk'urugero nk'uruganda rwa Kelly ndarwifashisha kuko ari mu bagaragajwe hano kandi yagize uruhare rwinshi cyane muri ibi bintu bitujuje ubuziranenge. Uwo Kelly and Test ni bamwe bakora ibyo bita flavors, aho wasangaga agaragaje ko agiye gukorera muri Niboy, akaba ariho asurwa, inzu ikemezwa ko yujuje standard, wajya gusanga ugasanga arakorera Kagarama. Ni nako byari bimeze. Ibyo ntabwo biba byemewe. Icyo biba bivuze ni uko ntabwo ushobora gukorera ahantu hariho hose, kuko iyo ushatse gukora ahantu hariho hose no kuvuga ngo hari ikibazo cy'ubuziranenge ku bw'igicuruzwa uri buzane ku isoko. Gukorera ahantu hihishe, mu bwihisho, ugasanga afite uruganda yagaragaje rufite imashini rwiza, ariko urwo ni ukugira ngo asurwe gusa ahabwe ibyangombwa, ariko ugasanga afite ahantu inyuma hihishe hasa nabi, niho akorera. Ibyo ni iki? Icyo turaza kubisobanura. Ni kwa gushaka, ni wa mugambi mubisha wo gushaka kugabanya quality y'ibyo ucuruza kugira ngo wunguke menshi. Hari gukoresha icyo bita raw materials zitujuje ibyangombwa, gukora nk'aba production manager babyigiye. Ntabwo ushobora gufata umuntu wize amategeko ngo umujyane ngo ari ujya gushingwa umusaruro mu bintu by'ibiribwa, ntabyo yize. Ntabwo wafata umuntu wize itangazamakuru ngo abe ari ujyanayo. Ni ukuvuga ngo hagomba kujya umuntu wize food science, wize ufite notion za chimie bijyanye n'ibyo uri gukora. Aho rero twasangaga inganda zasuwe zasanzwe harimo abantu bameze gutyo, badafite ibyangombwa. Abakoramo ni abakozi, akagenda akazana abakozi bo mu muryango we atitaye, we ugasanga aravuga ngo yitaye kubo mu muryango we cyangwa se abandi bantu, atitaye kuri ba bantu babyigiye. Ibyo nabyo ni muri bya bintu byo gushaka kugabanya karite kugira ngo abone umusaruro ukabije, inyungu y'umurengero. Gukoresha ibyangombwa by'ibihimbano, kubangamira ubugenzuzi ku mpamvu zo kugira ngo
agira ibyo ahisha, gushyira ibinyobwa mu macupa yakoreshejwe, ugasanga baririrwa batoragura amacupa, ayo macupa niyo agenda akajya kongera kuyakoresha, kandi buriya bariya bantu ariya macupa bakoresha baba baremerewe ko akoreshwa rimwe usage unique. Noneho n'aya macupa yandi nayo bagiye gukoresha, ugasanga uburyo bw'imyogereze yayo ntushobora kuba wumva uruganda nka ruriya ngo rwitwa ngo ni Nguvu, kuba bacyogesha agati n'amazi n'icyangwe bagacugusa, badafite imashini yabugenewe yoza ariya macupa. Uribaza rero uruganda nka ruriya rwasaga nkaho ari icyitegererezo, ushobora kubaza ati izindi zifitemo ubushobozi buke uko zimeze. Kwirengagiza amabwiriza y'ibidukikije, ikintu cyo ni ikintu twagiye tubona, ugasanga umwanda uva mu ruganda urabangamira ibidukikije. Biriya bintu bimwe ari amaproduit bimwe ubona harimo ibintu bya sida, ugasanga ibyatsi byarahiye, umwanda, amasazi aratumuka. Ibyo nabyo ni ibintu byagiye bigaragara. Imikoreshereze rero, ndagira ngo tuvuge ku mikoreshereze ya ethanol nk'ikintu cyagaragaye kuri bose. Ethanol murabizi ni ikinyabutabire gikoreshwa muri ibi bintu byo gukora inzoga zisembuye. Ethanol ikinyabutabire kigomba kugira uko kibikwa, kigomba kugira uko gikoreshwa. Gukoreshwa nabi kwacyo bigira ingaruka ku musaruro, ndetse cyane cyane aho bibera bibi ku buzima bw'abantu. Mwumvise hari abantu bapfuye kubera imikoreshereze mibi ya ethanol, hari abahumye. Izo ni ingaruka ziri direct. Ingaruka z'igihe kirekire rero nazo zigenda zihari. Ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima yarabibatangarije ububi bw'ethanol. Ubundi ni ikinyabitabire kigira amabwiriza akigenga kubera ingaruka gishobora gutera ku buzima bw'abantu, nabivuze harimo n'urupfu. Ikintu cyagaragaye rero nuko iyi ethanol yagiye igaragara ibitswe ahantu hatari mu hantu hatabugenewe. Ikinyabutabire, ikintu cya mbere, ikinyabutabire cya ethanol ni ukuvuga ngo iyo ukibitse ahantu hashyushye, hari ibyago bibiri gishobora gutera. Gishobora gutera ibyago by'ubushye, gutera inkongi, cyangwa se iyo bagishyize ku bushyuhe bwinshi, umwimerere wacyo uragabanuka. Iyo umwimerere wacyo uhindutse, gihinduka uburozi. Iyo gihindutse uburozi kigakoreshwa, byanze bikunze kizagira ingaruka ku bantu. Twasanze rero ahantu hamwe, ahantu hose, navuze ngo ikinyabutabire cya ethanol imikoreshereze yacyo ni icyita rusange kuri aba bantu. Ntabwo bafite icyo bita ngo temperature calibration. Niba nk'ubu muri iki gihe cy'ubushyuhe uba washyizemo AC kugira ngo ya temperature cy'inyabutabire kigumeho, baragiye bayishyize ahantu, barafunze, baragerekeranyije, ndetse n'uburyo bibitswe n'abagenzuzi ntashobora kuza ngo acemo avuge ngo iki kidomoro cya litiro 200 gifite itariki yacyo ni iyi ngiyi. Ugasanga barabirundanyije ku buryo n'ibyaba expire umugenzuzi ntashobora kubigeraho, kandi uba ugomba gupima ikidomoro ku kindi, cyangwa ziriya container kimwe ku kindi. Hanyuma gukora ukuntu iki kinyabutabire gikoreshwa, urugero turafata urugero rw'ingufu gin, aho bayivangira, ni ukuvuga ngo aho bayivangira babyita ngo ni blending. Ni ukuvuga ngo kiriya kinyabutabire bavanga n'amazi, ethanol bakayivanga n'amazi, bakagenda basukamo amazi kugira ngo ubukana bwa alcohol bugabanuke bugere ku kigero cyifujwe cy'inzoga runaka ushaka gukora, niba ari 42. Ni ukuvuga aho twagiye tugasuzuma, ubundi nka kiriya kigega bashyiramo bavangiramo kigomba kuba gifite
navuga graduation yo kuvuga ngo hano iyo ugeje hano ni kuri litiro 20, 25, 30. Ibyo bintu nta biriho. No kuvuga ngo basukamo uje akaca hejuru akarungurukamo akestima ngo iyo biraha ngo biba birimo litiro. ubwo ngubwo agashyiramo amazi gutyo. Icyo mugifate ntimucyumve ko ari ikintu cyoroshye. Wumve ngo niba ushobora kuvanga utazi ibyo uvanga, urashyiramo alcohol, ethanol irengeje ikigero ku mubiri w'umuntu. Ntabwo kuvanga ari akantu koroshye. Mubyumve mu buryo bw'ubuzima. Niba abakozi badafite standard bavuga ngo iyo bashyizemo aya mazi bakabashyizemo iya alcohol, iyo hari aya mazi ndashyiramo ikigero cya ethanol kingana gutya, akaba ari procedure SOPs tuziranyeho. Ntahari undi akaza akaba yabikora, atari gukora ibyo bita kimeza. Tekereza gufata urwego mu kintu cya tanka cya litiro nka 500, umuntu agafata urwego akarungurukamo akavuga ngo iyo bigeze aha ngo buriya ngo haba harimo litiro izi. Ubikora ku kinyabutabire cya ethanol uzi ingaruka iyo kirengeje alcohol kigira mu mubiri w'umuntu. Ibi ni ibintu twasanze no muri ruganda rwa Nguvu. Bamwe bafata nk'intangarugero kudakoresha ibipimo bizwi byemewe. No kuvuga ngo bitewe nuko naramutse ndi buvange gutya nintaha shift yundi nawe naza bitewe nuko yaramutse avanguko, dushyire ku isoko muri packaging neza, namwe muyamamaze. Aha hantu ngira ngo iki nicyo gihe cyari kigeze ko ibi bintu bihagarikwa. Urundi rugero, inkomoko ya ethanol. Buriya ethanol nibyo bayita neutral spirit. Ni ukuvuga ngo niyo raw material, niyo basis, raw material. Ubwo raw material ni iki? Murayumva? Muraza kwisobanura yumva. Ni ibyifashishwa by'ibanze. Ni ukuvuga ngo ibyo byifashishwa by'ibanze ababitumiza, ubundi wo utumiza ugomba kugira icyo bita ngo certificate of analysis for imported alcohol. Uwabyohereje ntabwo yamwandikiye iyi spirit cyangwa ethanol ikozwe gutya na gutya, iriho quantity, ubukomere bwayo n'ubukarihe bwayo buri kuri iki kigero. Yarabimubwiye gutyo gusa, undi nawe arakira araza arakoresha. Ntizerekana nizi neutral spirit, ntizerekana ibikoresho fatizo zakozwemo. Shobora kuba yarakozwe mu kintu tutazi icyo ari cyo. Ibyo bita rero blending cyangwa mixing na production of finished product. Ni ukuvuga ngo ni iki cya kinyabutabire bavanga n'amazi bagashyiramo flavor, bangiza bagashyira ku isoko. Hari imiterere y'ibitanga impumuro, iriya flavor cyangwa impumuro, ngira ngo niko twemeranyije ururimi nirwo dukoresha. Flavor cyangwa impumuro bimwe bidufasha kumva ngo iyi ngo irahumura ngo nk'inanasi, irahumura nk'inkeri cyangwa umwembe. Izo flavor supplier ni witwa Kelly and Taste twagaragaje. Niwe supplier. Usupplyinga, reka twifashishe ingero ebyiri. Niwe usupplyinga Inguvu Gin, ni nako bimeze. Kelly and Taste asupplyinga Inguvu Gin ku bijyanye n'iyi flavor. Hanyuma uyu Kelly and Taste we nta n'icyangombwa na kimwe afite kimwemerera gukora. Ni ukuvuga ngo ibyo akora ntabwo tuzi ubuziranenge bwabyo. Ni ukuvuga ngo nibigize ibyo bita chemical composition of flavors ntizizwi, kuko n'ibyo amuha nawe ntabyo aba yanditseho. Kandi noneho ntushobora gusanga ngo flavor addition
iri documented gutya ngo ugende mubaze ngo we Kelly iyi flavor ukora ikozwe n'ibiki ngo akubwire ngo harimo iki ku kigero runaka ntabyo afite. Ubwo ubone usapurayinga bano bantu bakora spirit bakora ibisembuye byifashisha flavor bari muri iki bano bose nta na kimwe abafite. Ibyo ngibyo uhita wumva ingaruka biri bugire kuri icyo twakwita produit fini. No kuvuga ngo utanga impumuro ubuziranenge bwe burakemangwa, ukoresha nawe iriya etanol ibyo akoresha nabyo birakemangwa aho biva, n'uburyo bw'imivangire yabyo byujuje ubuziranenge. Icyo ni ikintu leta itakwihanganira kuko ubuzima nta kintu na kimwe cyasimbura ubuzima bw'abantu, nta na kimwe, nta n'icyabaho. Iyo ibyo navuze ngo testing and quality control of finished product, ibi twita produit fini zijya ku isoko, usanga bibanda kuri za etanol gusa. No kuvuga ngo uriya wa quality control mu isuzuma ryagaragaje kuri wa quality control icyo asuzuma cyonyine ni ukureba ngo ingano ya etanol. Nabwo uburyo bisuzuma ni uburyo bwa kimeza, ni ibintu adafite protocol ngo avuge ngo biteye gutya. Noneho nta nubwo ashobora gusuzuma ngo ingano ya metanol irimo ni iyihe cyangwa ibyo bita heavy metals, kuko no mwigenzura muri biriya bigega bimwe twagiye dusanga birimo ingese, kandi ariho bavuga ngo ba mixing cyangwa bakoresha icyo bakora icyo bita ngo blending ni uguhuza ibyo binyobwa. Ikindi nk'iriya Kelly Premises nababwiye aho yaherewe ibyangombwa byo gukorera siho ikorera. Usanze yasabye igaragaza ko iri niboyi igiye gukorerwa inspection bayisanga iri mu Kagarama. Hari ikintu mwabonye kuri ziriya product za ingufu, si ukwibasira uruganda ariko turarufata wenda nk'urugero kuko ruri mu nganda zikora ibinyobwa bisembuye, ziri mu nganda nini zikora ibinyobwa bisembuye. Hari ikintu mujya mubona handitse ngo rum and gin, bavuga izina rum and gin, nimureba no ku mafoto hariho iza rum hariho n'iza gin. Buri kintu iki spirit runaka cyangwa ikinyobwa runaka kugira ngo cyitwe rum, buriya rum iva mu byo bita umutobe w'igisheke. Ni igisheke basya umutobe wacyo bakawukorera icyo bita distillation, bakawucanira ku kigero runaka cy'ubushyuhe bagakora icyo bita spirit ya rum. Iyo rero iyo ngiyo niyo ashobora guhuza n'amazi akagenda agabanya akayigeza ku rugero runaka agashyiramo flavor ikaza yitwa rum. Ni ukuvuga ngo biriya mwanywaga ntituzi niba ari rum, kandi bose yitwa rum yitwa gin byose bo bakoresha ikinyabutabire kimwe cya etanol. Etanol tutazi ngo iva mu biki, ni ukuvuga ngo harimo no kubeshya abantu. Iyo ari gin yo ishobora kuva mu binyampeke, ibigori cyangwa se ibirayi birimo isukari, nabyo bikorerwa ya procedure ya distillation, kubifata bakabifermenta. Gufermenta aribwo no gusabika, fermentation no gusabika, hanyuma bakaza kubikuramo bagakora distillation, bagacanira ikivamo, bakora umutobe bakawucanira ikivamo, ubwo niba ari ibigori ubwo tukaba dukoze gin. Wumve ko we iriya etanol azana we niyo bita ngo neutral spirit. Abeshya abantu ngo ni rum, abeshya kandi ibiyigize nawe ntabyazi, kandi noneho ni nimwe. Ubwo yakora gin gute agakora na rum gute, ubundi agashyiramo flavor. Ngira ngo icyo ngicyo nagerageje kubishyira mu mvugo yoroheje atari ya giscientist ku buryo bwumvikana. Ikindi cyagiye kigaragara
buriya abantu benshi batajya baha agaciro nicyo bita imifuniko cyangwa imipfundikizo yari amacupa. Buriya uriya mufuniko cyangwa uriya mupfundikizo uba ufite igihe ugomba gukoresherezwa. Iyo igihe kirenze uba ugomba buriya imifuniko nayo iza yanditseho igihe igomba gukoreshwa. Iyo irengeje igihe runaka irataba. Impamvu ni iki? Nuko iyo ipfundikiye, iyo ukoresheje umupfundikizo mubi bigira ingaruka kuri cya kinyabutabire cyangwa cya kinyobwa. Ikinyobwa gitakaza umwimerere. Kandi mwumve neza ibi bintu biba birimo ibi bintu bya spirit, uko gitakaza umwimerere kikoramo ikindi kintu cy'uburozi. Ni ukuvuga ngo utabyumva ngo umufuniko ngo wataye igihe ugumve ngo ni akantu gatoya, ni akantu kanini, kuko bituma umwimerere w'ikirimo gipfundikiwe gitakara. Iyo umwimerere utakaye, urumva cya kinyabutabire kiremamo ibindi bintu biba bishobora kurema uburozi. Muri make rero tugerageje wenda kubihina mu magambo make, igenzura ku nganda zose zirimo za Nguvu Gin, ziriya za Kelly, za African Buffalo, icyo bita neutral spirit, bose bagihuriyeho ni ethanol itujuje ubuziranenge. Icya kabiri, flavor bashyiramo ibizikoze ntibizwi, na supplier w'izo flavor ariwe uyu Kelly Test ntabwo arakora atujuje ubuziranenge, arakora atarabiherewe uruhusa. N'ibyo akora n'ibyo bashyira ku isoko ntibizwi ngo bimeze biti, bibigize n'ibihe. Ibyo byose rero bihita byumvikana ko n'icyo twakwita finish product cyangwa cya kinyobwa cyashyizwe ku isoko nacyo kiba cyataye umwimerere wacyo. Hari ikindi rero ngira ngo mbaganize. Aba bantu nibyo koko bitwa abanyenganda, bitwa abashoramari, ariko hari ikintu cyagaragaye, umugambi mubisha. Aba bantu ibyo bakora harimo icyo bita umugambi mubisha wo gukora ibintu bifite standard ntoya kandi bakabikora nkana bagamije inyungu y'umurengera. Hanyuma ntibanabibwira abo bita customers cyangwa se consumers. Ibyo nibyo bita mu ndimi ziri technique icyo bita adulteration cyangwa debasement. Ari byo bita ngo making a product lower in quality by adding cyangwa using cheaper or unauthorized substances to increase profit without telling consumers. Icyo nicyo kintu bakoreye abantu, icyo bita adulteration. Akifatira ikintu bita ngo bise ngo raw material aricyo ethanol, bakaza bagahuza n'amazi kuri low quality, bagashyiramo ibintu bitujuje ubuziranenge, bagakoresha abantu batabyigiye. Ibyo byose bagamije kugwiza inyungu, ariko noneho ikigaragaza umugambi mubisha, bakakwereka ko ibyo baguha ari good quality, ariko batakugaragarije ko ibyo baguha biri kuri standard runaka. Urugero naguha, wowe waguze kariya kantu bita ngo ram, hari ejo bundi twaza tubona zanditse ngo ram, wowe ukavuga ngo uri kunywa ram ya he, ko twabonye ibigize ram ibyo ari byo, ngo ni gin. Wumvaga bose gin. Ninde ukoresha spirit ivuye mu binyampeke nk'ikigori cyangwa se ibirayi kugira ngo akore spirit ivamo gin? Muri abo bose ninde? Aho rero harumvikana umugambi mubisha. Ingaruka zirimo ni nyinshi. Reka mpe umwanya umuvugizi wa polisi ababwire ingaruka ziri muri ibi bintu mu buryo butandukanye. Murakoze cyane. uruganda Kelly rukora flavor
mbabarire, hari izagaragaye ko izo flavor nazo ubwazo zarimo ethanol, noneho bakazigurisha. Urumva niyo watangaga izo flavor ku nganda zitandukanye. Buriya flavor uretse gutanga impumuro zitanga n'ibara, ushobora kuba ari umutuku, indi kaza ari nk'ubururu, gutyo zitanga n'ibara. Ugasanga hari zagaragaye ko zirimo na ethanol, noneho zagera mu nganda nabo bakongeramo iyabo. Ibyo nabyo biriho birakurikirana. Nagira ngo nacyo nyimongerereho kuri urwo ruganda rwa Keri rwo rwakoraga rutanemerewe no gukora, ariko ibicuruzwa byarwo biri ku isoko kandi bikoreshwa n'izi nganda zitandukanye. Ngewe reka ngaruke ku kintu mu by'ukuri ingaruka zo ntizijuru. Twagiye dukurikirana inshuro nyinshi, muri abanyamakuru mwagiye ibinyamakuru bitangaza ibibazo bitandukanye mu midugudu dutuyemo, abantu batuyemo. Ariko ikigaragara cyo ibinyobwa bihuriyeho, cyane cyane ibi bisembuye, nuko ababinyoye bose cyangwa n'abakibinywa bose, imyitwarire yabo muri rubanda, muri sosiyete irabangamye mu rugo, irabangamye aho batuye, irabangamye aho bakorera, irabangamye aho banyura, irabangamye muri rusange. Aho bari babinywereye n'aho banyura hose, ituze rya rubanda rirahungabana. Mwagiye mwumva gukubita no gukomeretsa. Nimba hari icyaha kiza mu bya mbere, uyu munsi ntitwagiye mu mibare yacu igihe cyose, gukubita no gukomeretsa biza ku mwanya wa mbere. Haza amakimbirane mu ngo, none ubaye amakimbirane se ayandi yo kurwana intonganya, harimo no kwicana. Umugabo akica umugore, umugore akica umugabo, umwana akica umubyeyi. Ariko no hakaza n'ibyo byaha byo kwicana nyine, abantu bagarwana, bagatemana, bagapfa. Iperereza igihe cyose icyo ryahurira, aho ryahurizaga, nuko abantu nk'aba babaga banyweye inzoga zifite aho zihuriye n'ibi nyine. Wenda zose ntabwo ziva mu ruganda rumwe, ariko zose zikozwe muri ubu buryo, ziri muri izi nganda zose zafunzwe. Uyu munsi turavuga izi ngizi zafunzwe, ariko hari n'izindi zitwaga ngo zirakora inzagwa, urwagwa rukita urwagwa, ariko mu by'ukuri nta bitoki bihari. Bagashaka flavor y'imineke, bagashaka nk'utuneke dukeya nk'umuro w'umuneke agashyiramo ngo ni urwagwa rw'umwimerere, ubundi agashyiramo bya morase biriya bisigazwa by'isukari, cyangwa bagashyiramo izo ethanol kugira ngo rubashe gushya. Uko babishyiramo nibo babizi, uko bivanga nibo babizi. Byose bikagira ingaruka imwe. Uwanyweye ibi byitwa ngo bivuye mu nganda zizwi, n'uwanyweye bya bindi byengewe mu rugo bakongeramo, ugasanga imyitwarire yabo irasa, imeze kimwe. Ariko hakaba ikindi kibazo kirenze icyo guhungabanya umutekano, urugomo n'ibindi. Hakaza ikibazo cy'imibereho mu ngo, gukoresha umutungo nabi. Bivuze ko uwabinyoye amera nk'uwanyweye ikintu kimeze nk'uruma, mbese arabatwa, yumva yahora abinywa kandi abishaka. Wibuke ko ku cyo Dr. Thierry yakomojeho, cyo buryo bikorwa mu buryo buciriritse, byakozwe ku buryo bitarenze 2,000. Zimwe mu zahagaritswe yitwa Kiwingu, mu bice byo mu Bugesera yagurishwaga 1,500. Iyo isomye aho ikorerwa ni mu gihugu cy'abaturanyi hafi na Kenya. Ukibaza uko yakozwe, igapfunyikwa, igashyirwa mu ikamyo, ikagera mu Rwanda, ikadeduwa n'ugasora, ikagera ku isoko ihagaze 5. Ukize mu nyurabwenge uhita wumva ko uburyo yakozwe ku giciro hafi cya 0. Uburyo byakozwe, process n'ibigize ni 0, ni hafi na 0 kugira ngo umuntu abashe kunguka. Ibyo ngibyo ubwo nije ku byo mu Rwanda hangaha ni 2,000, 2,500, 5,000, 1,000.
ni make kuyatanga, ariko ingaruka zirahenze cyane mu rwego navuze. Reka tugaruke ku kintu kindi gifiteho gihuriye n'ubuzima. Iki sindi bugitinda ko sindi muhanga muri byo, ariko imibare yaravuzwe bihagije, kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima yarabisobanuye. Abo bantu 50 bari bapfuye kugeza mu kwezi kwa karindwi, abandi 100 bari bahumye, hari abandi bariho bari muri za dialyse, abandi barwaye umwijima. Abo maze nabashoboye kugera kwa muganga wenda, kuko iyo mibare ni ya mibare y'abantu bagiye kwa muganga. Bashoboka ko ari undi urwaye ubu ngubu uriho wivuza ibiti wibaza ko yarozwe, birashoboka. Ibyo byose icyo bihuriyeho ni izi nzoga, ni etanol. Etanol nta handi turuka, nta wayinywaga ari etanol yanywebwaga muri inzoga tuvuga, nta wayiryaga mu byo kurya, nta wayisangaga ahari aho yirirwa yanywebwaga muri izi nzoga. Abahanga basobanura ko etanol buriya imaze gushyuha cyane ishobora guhinduka metanol. Metanol buriya ngo niyo mbi, kuko etanol burya yo wanyweye mu rugero iravurwa igashira no mu mubiri ukaba wahituma ikagenda, ariko burya ngo metanol yo hita yiruka mu mwijima igafunga ibintu byose, systeme zigahagarara. Itwara umwanya muto gukora akazi kayo kabi mu mubiri, ku buryo intervention ya muganga ibikeneye mu gihe kitarenze iminota 30 ya mbere ukiyo, nyuma yaho biba bigoye kugarura ubuzima. Rero imikorere nk'iyi ngiyi yexposa ubushyuhe etanol cyangwa ikayikoresha nabi, ibyaramo ikindi kinyabutabire kibangamira ubuzima, cyica, kikarwaza, kigahumanya ndetse kikanamugaza. Ibyo byose nibyo ababinywaga bari bahuriyeho. Ndakeka mwaragiye benshi mwakoze inkuru, abaturage batabaza babivuga, namwe ubwanyu mugaragaza iby'urugomo. Ariko niyo ugiye mu midugudu aho dutuye ukareba abajene uko basa, ukareba umubiri wabo, kandi buri muntu, kuko turiya ducupa ari dutoya dushyirwa mu mufuka, usanga niba abamotari nabo babamo cyane, abo tujya dufata bafite mu burere amajaketi, abatwara amagare, abubaka n'abandi mu makaritsiye, kugatwara karoroshye no kukabika karoroshye, ku buryo bahagakoze ku buryo korohera umuntu kukagura, kugatwara kandi akanagaruka umunsi ukurikiye. Byarimo amafaranga menshi ku buryo wabonaga ko abantu babibotse no kubishoramo imari, kandi amafaranga uburyo igishoro cyorohaga nuko no kubikora bitari bafite uburyo biyobowe. Umuntu yahagurukaga akashaka etanol, agashyushya amazi, akavanga, agashaka ukavura mu kabido, agashyira hariya, mu gitondo ku mugoroba agashyira ku isoko. Abazi izi nzoga za whisky nyayo bambwiye ngo hari ishobora no gutabwa imyaka 10, itabwa igihe kirekire cyane, ariko twe ngira ngo ahangaha bo nta nubwo yatwaraga n'iminsi irenze 2 igasohoka ikajya ku isoko bakayinywa. Rero ibyo byose byarigiraga ingaruka mu buryo bw'umutekano mu masisiyo, muri za quartier dutuyemo, mu midugudu, mu masibo, hirya no hino byanagaragara. Wenda ubu ntimumaze tuvuga mutangire bimeze bite, tuzicara tubigenzure turebe, ariko ibyo byose abakora ibyo byaha navuze, iyo myitwarire bari bahuriye kuri icyo. Ntabwo navuga byinshi, wenda mugenzi wanjye yabivuye muzi ajya muri detail cyane. Ni byiza ko twabaha umwanya namwe ukagira icyo mubaza, wenda ubwo ngubwo turakomeza tujye muri detail zindi tudatwaye umwanya munini. Murakoze. Nabanza nkababwira ibyaha n'ibihano byabyo, noneho mukabaza. Iyo bavuze ngo icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha umubiri gihanwa n'ingingo y'115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo abihamijwe n'urukiko, igihano yahabwa ni igifungo cy'imyaka 2 kugera ku myaka 3 n'ihazabu y'amafaranga 300 kugera kuri 500,
ariko noneho iyo icyo kintu yamuhaye cyamuteye indwara idakira cyangwa kikaba cyatuma atakaza urugingo rwo ku mubiri rugatakaza ubushobozi bwo gukora, igifungo kijya hagati y'imyaka 20 na 25 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'500,000 na $1,000,000, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano igihano ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, gihanwa n'ingingo ya 276 y'Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano nakivuze n'imyaka 5 kugera kuri 7, hagati aho ngaho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya $3,000 na $5,000 aramutse bihamijwe n'urukiko. Hari kwigomeka ku buyobozi, iki ni cyaha nacyo cyagaragaye, aho bamwe wasangaga barafungiwe bakongera bagasubira inyuma bagafungura. Ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 230 y'Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano ni igifungo cy'amezi 6 kugera ku mwaka umwe, babihabwa baramutse babihamijwe n'urukiko. Hagaragayemo n'ibyaha byo kunyereza umusoro bihanwa n'ingingo ya 226 y'Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igifungo ni imyaka 2 kugera kuri 5 baramutse babihamijwe n'urukiko. Ngira ngo ibi nibyo byaha byagaragayeho. Ngira ngo byumvikanye neza ibi bintu bavangaga. Hari ikindi ngira ngo wenda cyumvikane, hariho bavangaga no muri izi nzoga za Kinyarwanda ikigage, ubushera cyangwa se urwagwa. Abo nabo hari abafashwe wasangaga mu bushera bashyiramo itabi, mu bushera, mu nzoga cyangwa mu rwagwa benze Kinyarwanda, ariko bongeyemo ibindi bintu bya kabutinde, yongeyemo itabi. Hari abo twabonaga bashyiramo ethanol, bagashyiramo amatafari, bagashyiramo pakmaya. Ikintu niba ari urwagwa rwari pakmaya si ya misemburo ikora amandazi, kugira ngo byihutishe gushya mu minota ingahe bikaba birahiye. Bagashyiramo ibintu bibi byose bishoboka. Abantu bose bari barigize amashimiste. Hari umuntu duherutse kuganira arambaza ngo ariko inzoga z'iki gihe ngo zirimo ibiki, ngo abantu ntibagisinda ahubwo basigaye bata umutwe, kubera ko hari mu bagiye bafatwa banyoye biriya bintu. Ngira ngo hari ubuhamya bwinshi mwagiye mubona, abantu bagenda bavuga ngo baba bataye umutwe, ntamenye ikirimo kumukorerwa ku mubiri we. Uwo nta nubwo aba yasinze, aba yataye umutwe, avuga ati inzoga z'iki gihe habamo ibiki, inzoga z'iki gihe dore ibi n'ibyo bibamo, izo ethanol n'ayo matabi n'ibyo biragasani byose bafata bakarundamo, abantu ugasanga nyine bataye umutwe. Ngira ngo ibyo byose byumvikanye. Noneho umwanya ni uwanyu, mugire ibibazo mubaza byo gusobanuza. Murakoze.